wowe udukurikiye umuganga gakondo banamwita Kakure yakuzaniye imiti igiye itandukanye ku bagore bakeneye urubyaro, umugore ukeneye guca imyeyo, so guca imyeyora mwebwe ako mutajya mumbwira ngo mbarangire umuganga bita Kakure ngo abakorere umuti, ahubwo uzaturangiye ahubwo Kakure ndamukene ni umuganga mani, ni umuvuzi gakondo ariko akora ibintu bya danje. akora ubuvuzi gakondo ni ukuvuga ngo agaruza ibyibwe, agaruza ibyibwe, atanga umuti wo gucururizaho. aho ngo ndawushaka kuko ngiye nshaka kuba miliyoneri wa mbere ngendeye ku iyo miti. Atanga umuti wo gucururizaho, agatanga nababwiye ko atanga n'umuti wo kugaruza ibyibwe. Umuntu yagutwariye ikintu, telefone yanjye barayitwaye. Ibyo ngibyo rero ni ibintu Toto akoraho rikaka. Akantu butaha wavuze kuri uwo muganga, ngatanga n'umuti utuma umuntu bamukunda. Umuti w'igikundi. Bovis Kozganish mwite Wabo cyangwa se umwite Bogari nyawe. Ubu ngubu kano kanya ndagira ngo mbwire neza yuko tugiye kuzajya tubahereza ibiganiro, documentaire, ibintu bigiye bitandukanye byiza. Wowe rero kano kanya uri kunyumva, shimira Imana ibwira ati Imana wakoze kuba wamaye ubuzima nkaba nabashije kugeza zino saha. Ngendi Wabo ahangaha uri kureba hari abasore batatu tugiye kuganira, banamwita Eddie, banamwita Joshua, banamwita James. Bakunzi ba James, mwanyweye amata mwari. Yewe abasore bari mu mavuta bameze neza, fresh. Nagira ngo nkwibutse rero sasa ko wowe udukurikiye umuganga gakondo banamwita Kakure yakuzaniye imiti igiye itandukanye ku bagore bakeneye urubyaro, umugore ukeneye guca imyeyo, so guca imyeyora mwebwe ako mutajya mumbwira ngo mbarangire umuganga bita Kakure ngo abakorere umuti, ahubwo uzaturangiye ahubwo Kakure ndamukene ni umuganga mani, ni umuvuzi gakondo ariko akora ibintu bya danje. akora ubuvuzi gakondo. Ni ukuvuga ngo agaruza ibyibwe, agaruza ibyibwe, atanga umuti wo gucururizaho. aho ngo ndawushaka kuko ngiye nshaka kuba miliyoneri wa mbere ngendeye ku iyo miti. Atanga umuti wo gucururizaho, agatanga nababwiye ko atanga n'umuti wo kugaruza ibyibwe. Umuntu yagutwariye ikintu, telefone yanjye barayitwaye. Ibyo ngibyo rero ni ibintu Toto akoraho rikaka. Akantu butaha wavuze kuri uwo muganga, ngatanga n'umuti utuma umuntu bamukunda. Umuti w'igikundi. Uwo muti w'igikundi urakenewe kabisa, urakenewe. Umuti w'igikundiro tutarajya kure, utanga umuti w'ibintu byibwe. Nta kuntu yaba afite umuti uhana abantu biba nyine. Biba? N'ubundi topic tugiye kuganiraho ni topic y'ubujura. Kwa uyu munsi ngo mwahuye na challenge barabiba.